Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kirasaba abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda kujya kwifotoza indangamuntu koranabuhanga izahabwa buri munyarwanda wese, buri muturarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'utuye mu mahanga. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kirakangurira abaturage kujya kwifotoza indangamuntu koranabuhanga mu duce tugiye dutandukanye. Nk'aho nasuye bari gufotorera indangamuntu koranabuhanga hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Iyo uhageze urifotoza. Hano Kimironko, ku isoko rya Kimironko bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Iminsi yose barakora, no ku cyumweru barakora, bityo rero wajya kwifotoza indangamuntu koranabuhanga hakiri kare kugira ngo utazacikanwa. Indangamuntu koranabuhanga urayikeneye, buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda indangamuntu koranabuhanga urayikenewe. Nimba utazi aho bari gufotorera, hamagara 0788060285 tukuyobore, twumve aho uri, tukurangire aho ujya kwifotoza indangamuntu koranabuhanga, cyangwa uhamagare ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA uvuga aho uherereye bakohereza muri site iri hafi yawe ujye kwifotoza indangamuntu koranabuhanga. Abaturage mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, indangamuntu koranabuhanga ikora neza cyane kandi ikora nk'isanzwe. Akarusho k'indangamuntu koranabuhanga ntabwo itakara. Indangamuntu koranabuhanga wayigendana iri liquide cyangwa ukayigendana muri telefoni. Indangamuntu koranabuhanga ni system nziza cyane, ni indangamuntu buri munyarwanda wese akwiriye. Nka kwa kundi bakora umukwabo ngo wataye indangamuntu cyangwa wasize indangamuntu mu nzu cyangwa ngo wayitaye, ntabwo bino bizajya bibaho, kubera ko uzajya uhita werekana muri system yuko, cyangwa uzajya yerekana kuri telefoni yuko indangamuntu yawe uyifite, haba muri telefoni ya gatushi, haba muri smartphone. Indangamuntu koranabuhanga nawe wayishyiramo yasohotse ukayihabwa. Icyo usabwa ni ukwegera aho bari gufotorera indangamuntu koranabuhanga, ukagenda ukifotoza indangamuntu koranabuhanga, ntucikanwe. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kikanguriye abanyarwanda mwese mutuye mu Kagera. Rero iri tangazo rije none ahangaha nibwo turisomye kugira ngo nk'abanyarwanda mumenye ko indangamuntu koranabuhanga zaje, kandi ikindi mukwiye kwifotoza mu maguru mashya, kubera ko bajya bavuga ngo iby'Imana biri warambiwe yatashye. Reba igihe twahereye tubitangaza ko indangamuntu koranabuhanga igiye gusohoka, n'isohoke, ariko kugeza izi saha indangamuntu koranabuhanga ahantu hose irimo irafotozwa. Bityo rero ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga ngo izasohoke ihabwe abanyarwanda. Iki cyemezo baza kugihamya ko indangamuntu koranabuhanga yasohoka, nibwo rero yaje gusohoka. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kitagishyiraho itangazo yuko buri munyarwanda wese akwiye kujya kwifotoza indangamuntu koranabuhanga akayihabwa. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, impande y'isoko rya Nyarugenge bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Kimironko ku isoko bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Wivuga ngo nzajya kwifotoreza mu ntara, nimba uri mu karere ka Rusizi, uri mu karere ka Nyamagabe, uri mu karere ka Nyamasheke, uri hano mu mujyi wa Kigali, ugende wifotoze nta kibazo. Indangamuntu yawe izasohokeraho uzashaka, uzashyiraho umurenge uzayifatiraho rwose. Nugira ikibazo ngo ugomba kujya mu ntara kwifotoza, ugomba kwifotoreza aho uherereye. Indangamuntu yawe washaka ukazayohereza mu murenge wanyu, ukaba ariho uzajya kuyifatira, ntacyo bitwaye. Indangamuntu muri kwibaza ati se ko izi ndangamuntu zabaga zirimo mituweli, wajyanaga indangamuntu kwivuza bakakuvura, izi zo zikora zite? N'izi nazo nuko. Indangamuntu koranabuhanga nayo izabikubiyemo mituweli. Kandi ikindi cyose, indangamuntu koranabuhanga ikenewe buri munyarwanda wese, ndetse nibamara gufotora n'abana batonya bazajya bifotoza ku myaka 15. Indangamuntu koranabuhanga ugomba kuyibona kugeza ku myaka 16 n'irindwi, ndetse n'ibinini bitangazwa tuzayibabwira ko buri munyarwanda wese indangamuntu koranabuhanga arayisabwa kandi arayikeneye. Kuko mubireba kuri kamera iri atete muri kureba na iriya hema hariya muri kubona, no bari gufotorera indangamuntu koranabuhanga. Nawe wanyaruka ukifotoza indangamuntu koranabuhanga. Iri tangazo ni iry'ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kugira ngo buri munyarwanda wese ajye kwifotoza indangamuntu koranabuhanga. Reka iri tangazo ndisubikire hano, amakuru nakagaruka. Niba urwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora, ubone n'amakuru mu gihugu cy'u Rwanda n'amatangazo. Ndetse tugiye kuzajya twinjira no muri shampiyona y'imipira cyangwa ya match, nabyo tugiye kubyinjiramo, tuzajya tubikora. Ndetse n'ibijyanye n'intambara Ukraine n'Uburusiya, Ukraine nyine ibihugu byose tugiye kuzajya tubyinjiramo, dukore n'ibijyanye n'intambara, dusesengure nyine amakuru yo mu bihugu byo hanze. Ibi nabyo tugiye kuzajya tubikoraho. Turabakunda cyane, Imana ibarinde bahereza ubuzima. Nongeye kubifuriza ishya n'ihirwe aho uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda. Uri umucuruzi, Imana iguhereze abakiriya. Nimba uri umukarani uri gukora akazi, Imana iguhereze ingufu. Nimba uri umushoferi, Imana ikugezeyo amahoro.
nimba uri umuyobozi, Imana ikurinde, nimba uri gitifu, Imana ikurinde, urwego rwose urimo uri kumva ino video, Imana ikurinde kandi gushoboza. Nongeye kubifuriza ishya n'ihirwe, ugakoze subscribe, uruwa agaciro, ibyo twizone tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha kandi